Reka twongere tubashimire kandi tubahe ikaze hano kuri Umwizera TV show. Hashize iminsi myinshi mutatubona tutabaho ibiganiro, ariko twongeye twagarutse. Amahirwe n'imigisha tukwifurije guhirwa mu byo uri gukora byose. Ikindi kandi niba utarakora subscribe wibuke uyikore. Njye wumva ni njye TV, ndi kumwe na Apotre, muramukunda, muramuzi, muramukurikirana. Reka nawe rero tumwakire yongere atuganirize. Uyu munsi nizera ko turi buze kubana. Wibuka kujya usangiza ibi biganiro abantu bose ukunda, abantu bose wifuriza ibyiza, uzi neza ko nabo bari mu mujyo umwe n'uwo tuba turi kugendamo hano ku Mwizera TV show, aho tuganira na Apotre. Twagiye kuguha ikaze. Murakoze cyane. Reka nshimire umunyamakuru wacu Ngiro Thierry. Uyu munsi kandi nubwo turi kumwe hano muri studio y'Umwizera TV show, ariko asigara n'umunyamakuru kuri radio Umwezi. Abenshi bakunda kuyikurikira muzayemo mwumva, ariko ubundi busanzwe n'umunyamakuru wacu. So rero ndabasuhuje, ndabashimiye mwese abajya badukurikira, abakunzi b'ibiganiro byacu ku Mwizera TV show. Rwose ndabashimiye byimazeyo, kubera ko mukurikirana ibiganiro byacu kandi mugakora na comment. Mugakora comment. Nashimiye benshi kuri comment mwakoze mukampamagara mu gikari, mumbwira ko hari ibyo mwashimye, ndetse kandi munamba courage kugira ngo dukomereze aho ngaho tumwe dusobanura ukuri. Hanyuma rero mu kiganiro cy'uyu munsi ndaza guhera ku byo mwansabye, kugira ngo nze kubaha igisubizo kuri byo. Murakoze cyane, ngira ngo mwese musanzwe munzi Apotre Anastase. Abangarutse rero muri studio nyuma y'iminsi myinshi ariko itari myinshi cyane tutabonana. Mahoro y'Imana be murimo. Hashize igihe kirekire. Hashize iminsi. Hari abantu babibwira no byagenze bite ko bataherutse kutuganiza ko nta kiganiro duherutse. Babumva ikiganiro cyabo buri munsi kandi uko nako bimeze cyangwa byo gukora quotidiennement, ariko iyo bidakunze ntabwo babikunze kubera ko tumaze n'igihe turi mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi mwaka w'1994. Ngira ngo nubwo ari iminsi 100, ariko ukwezi kwa kane ko abantu benshi bari concentré mu buryo kwifatikanya n'abandi. Ngaye ngoko. Hanyuma rero uyu munsi nk'uko abakunzi bacu, abakunzi b'Umwizera TV show babisabye, ngira ngo waza kunyuramo ukatubwira ku butumwa bagerageje kuguha, nubwo bitari byoroshye kugira ngo wongere kubona umwanya vuba aho kugira ngo ubwo butumwa tubugarukeho. Ariko mbere yuko dutangira kubaha ku biganiro byinshi biteguwe bihari tuzagenda tubagezaho, reka tusa nk'abanyura mu butumwa bagiye bakugezaho kugira ngo nabo bajye babona ko tubizirikana kandi tubiha agaciro, n'abandi bajye bakomeza banaduha ibitekerezo. Rwose iki kintu ni cyiza, kuko burya iyo uri kwigisha cyangwa se ugira ibyo uvuga, byaba amakuru byaba ibiganiro, ntagire umuntu ukora comment, akenshi ukunda gusigarana ipfunwe uvuga ati se abakunzi bacu babyumva bate, ese ibyo tuvuga ni ibinyoma, kandi nyamara icyo twahagurukiye no kugira ngo dufatikanye twese kugira ngo tumenyekanishe ukuri. Murabizi rero focus yanjye ni ijambo ry'Imana, imyizerere, nibyo nkunda kwibandaho. Abenshi mukunda kwita iyobokamana. Ngira ngo mu biganiro nagiye mbaha nabasobanuriye ko iyobokamana, ubundi ijambo iyobokamana ntabwo ari ukuri. Iyobokamana ni ikinyoma, ntabwo Imana iyobokwa, kuko ntabwo ari ishyaka rya politiki, ahubwo Imana irizerwa. Niyo mpamvu rero mbyita imyizerere. Ariko mu biganiro byatambutse ubushize, hari abagerageje kugira comment kuri channel, ariko hari n'abandi bampamagaye mu gikari bagira ibyo banyungura. Niyo mpamvu nanabashimira cyane. Ndashimira nga Emile, ntabwo nza kuvuga irindi zina rye, ngira ngo we ariyizi. Yaravuye ngo Apotre mukomeze muyishure ukuri, ariko nibishoboka mukwigishe n'abashumba b'amadini, kuko bari hasi cyane mu kwizera inyigisho y'ukuri. Icyigisho cy'uko turi mu ijuru benshi ntibabizi, ahubwo birirwa batwaka ibiguzi ngo badusengere tujyeyo. Ngira ngo Emile urakoze cyane. Bigaragara neza ko ikiganiro icyigisho cy'ubushize waragikurikiye. By the way, icyo cyigisho cyatangiraga kivuga ngo itariki yo kujya mu ijuru yahindutse. Abantu mutarambuye cyangwa se mutabashije gukurikirana icyo cyigisho ngo mugisome, basomye titre gusa, benshi banagira comment atese arabajya bamamagara kambwira ngo se ngo ubundi ngo itariki yo kujya mu ijuru ngo ari iteganyijwe ngo rwose ngo namwe ngo ibyo bintu.
Jya mu kiganiro ubanze wumve, narabisobanuye bihagije, ari nabyo Emile we yarabikurikiye. Nasobanuye neza ko iryo juru rihindura itariki ari ijuru abantu bahawe n'ababwirizabutumwa bagamije indonke, ijuru rishingira ku byo watanze, ijuru ryamamazwa ari uko ikawa zeza cyangwa icyayi, ijuru rigaragara ari uko ufite ubutunzi ugiye gutanga. Iyo utabutanze iryo juru nyine ntabwo uri guha, ntabwo abakiri guhaye. Ariko bundi narabisobanuye ngira ngo ntabwo ndaza gusubira muri iki kiganiro. Nasobanuye neza ko ijuru ryo rwose turyicayemo. Ngira ngo benshi baranabyumvisha, hari abagiye bambaza ariko ngo ngira ngabasobanurira. Ijuru rwose turigicayemo, ijuru turirimo, kandi nifashe n'ibyanditswe buriya nicyo Yesu yaje gukora. Hari mu Befeso igice cyaho cya 4 ku murongo wa 8 ngo amaze kuzamuka mu ijuru ajyana n'iminyago myinshi. Aho ngaho narabisobanuye. Hanyuma Abefeso mu gice cyaho cya 2 umurongo wa 1 haravuga ngo namwe yarabazuye. Ku murongo wa 6 bakavuga ngo nuko atwicazanya nawe mu ijuru mu buryo bw'iki bw'umwuka. Ni ukuvuga ngo mu buryo bw'umwuka turi mu ijuru, niyo mpamvu ibyatanzwe by'umwuka tutagombye kongera kubigura. Abatarabyumvishe neza ngira ngo icyo twagiraho kugira ngo mucyumve. Imana kandi bahumugisha. Hanyuma Emile aravuga ati wabyigisha n'abashumba bakamenya ukuri, kubera ko hari ibyo nabo bamamaza batabizi. Nicyo apotre n'icyo bisobanura intumwa nyine. No kuvuga ngo iyo uri intumwa atari ukubeshya, uba ufite ubutumwa kandi ubwo butumwa abandi bantu barabukeneye. Gusa ikigoranye ni difficulté y'abantu cyangwa se complexe d'infériorité yo kumva ko umuntu agiye kwigisha kandi uvuga ko hari ikintu wamenye. Barabyanga. Ariko buranya nkunda Bibiliya, uwo bita Nikodemu, abantu nimba bajya mukurikirana muri Yohana igice cyaho cya 3, igihe Nikodemu yahuraga na Yesu cyangwa se ashaka yigisha ubwoko bw'Imana, yigishaga Abisirayeli ababwira ubwo bazajya mu ijuru, ariko inzira itandukanye no Kristo yateguye. Hanyuma iki gihe Nikodemu yabwiraga Abisirayeli ko bazajya mu ijuru, ariko mu buryo butandukanye. Ntabwo yari azi by'ukuri inzira yo kujya mu ijuru kw'imizi. Noneho rero ngo rimwe agendererwa n'umwuka w'Imana, ngasanga Yesu nijoro aramubaza ati mwigisha nzikuru, umwigisha yaturutse ku Mana, ntawe ubasha gukora imirimo n'ibitangaza atari wo bimukoresheje cyangwa se atari wo umuhaye ubwo bushobozi. Noneho niho Yesu yamubwira ati Nikodemu ndakubwira ko utabyaho bwa kabiri ngabyarwe n'amazi n'umwuka atazinjira mu bwami bwo mu ijuru. By'ukuri iyo abantu babyumvishe gutyo bumva ari ikintu cyoroshye amazi n'umwuka, ariko nabyo bifite ubusobanuro bwabyo. Hanyuma icyo kintu Nikodemu nibo bwa mbere yari yumvishe iyo nzira yo kwinjira mu ijuru mu buryo bw'amazi n'umwuka. Nikodemu rero icyo nshaka kugutangaho urugero, iki cyigisho cyo kiri ukwacyo, ahubwo ni uburyo yaciye bugufi, yari umuntu mukuru, umwigisha w'Abisirayeli uyobora ubwoko bw'Imana, ariko hari ibyo atarazi umwuka bimuhishuriye Nikodemu arabyakira. Aho ngaho icyo natanga wenda y'inama, dufite uburyo bwinshi twigishamo. Wankenera mu buryo bwo kumbwira ngo nkeneye ko tuzahura vis-a-vis, haba iwawe haba iwanjye haba ahandi twahura tukicara, ibyo washaka kumbaza mbifite nabiguha, kuko ntabwo ari njye ukora, ahubwo n'umwuka wera ukorera muri njyewe. Abajumba rero ntabwo ari ikimwaro, kuko Nikodemu byari biruje kugira ngo yirabyarwe ubwa kabiri kandi yibwira ko ari kujya mu ijuru, ariko abashumba nabo bakeneye kubyarwa ubwa kabiri n'ijambo kugira ngo baribone. Ariko ubikeneye bazabyumva, haba no ku macano mujye mukurikira. Narabwiye ngo nimukaba abafana, ahubwo mujye mukora comment ariko positivement atari negativement. Hanyuma rero Emile, icyifuzo cyawe gifite agaciro, ngira ngo abashumba barimo baracyumva. Ni ukuri tukeneye ukuri, kandi Bibiliya bivuga no muri Yohana 17, muzamenye ukuri kandi ukuri no kuzabatura. Uko kuri rero ni Kristo, umwana abatura muzamubatuwe rwose. Hanyuma ibindi bitari Kristo ntabwo njye mbizi. Hanyuma turaza kujya, ndimo ndasubiza message, hari nko kwimika ubwoko butari ubw'Imana. Aya moko yarumva ngo niki ano mu bakibashije, ariko turaza kukijya iki kiganiro. Reka ari ikiganiro nshaka ko tuzagarukaho tukakizamo mu mizi, kugira ngo havemo urujijo rw'abantu bagenda bapfa amadini kandi babyita ngo ni ukwizera. Kwizera gutese babyita ngo ni ukwizera, ugasanga umuntu asengera mu itorero rimwe undi mu rindi, bavuga ngo bavuga Imana ariko ntibumvikana, bagirana amashyari. Aho kantu reka uze ukagarura, nzogahuza n'iki ngiki. Uyu nguyu Edi yavuze, Edi yaravuze ngo apotre mukomeze kujya musengera igihugu cy'u Rwanda amoko acike burundu, uko bigaragara ko hari abakiyagira intwaro mu nyungu zabo. Ndagira ngo nze kubitwarirana
kuko byose biri mu tuntu tw'amacakubiri njye kunze kugira icyo bivugaho ariko icyo navugaga kuri iki ngiki Charles yavuze kugira ngo tuze kugira Charles niyo nari kubwira kimwe cyo namusubije ni ukubera ko focus yanjye ni imyizerere si uko navuga ikindi cya kabiri ku byerekeranye na politike y'imiyoborere y'ibihugu bifite imirongo yayo migari itavogerwa ku buryo rimwe na rimwe iyo ubyiroshyemo ushaka kuvuga ngo ugiye kugira ibyo uvuga ngo ugiye kuvuga ukuri nabyo bitera ikindi kibazo wenda ukuri navuga muri Bibiliya ho nta muntu uhagarariye Imana hano uraza kumubwira ngo ko wabeshye mfite n'imirongo indefanda muri yo ariko nta gitabo cy'amategeko y'igihugu runaka mfite ndetse n'itegeko nshinga ryo naribona nk'iry'u Rwanda kubera ko ndi no mu bantu bakoze concours national ku byerekeranye n'itegeko nshinga rikimara gusohoka nsindira mu ntara yahoze ari ya Gisenyi icyo gihe baranaduhembye buri itegeko nshinga nararisomye ryose ndarirangiza ngera mu giza ariko noneho ikindi yavuze ni icyerekeranye nuko nyine imiyoborere idahwitse cyangwa se politike y'ibihugu mu miyoborere byo ntituza kubyinjiramo cyane ubwo ni bya bintu abantu bajya binjiramo ngo ibihugu birarenganya ngo umuntu ari kurengana ngo ibiki n'ibiki buriya rero nakubwiye ngo kariyeri utarimo ntabwo yinjiramo buri muntu wese agenza ibye uko ashaka niba urengana Imana izagira ite izakurenganura wiringira Imana yonyine ikintu ushaka ko wenda wakorera abakunzi bacu mbere yuko tujya no kwini ngingo cyangwa se ikindi kibazo cyabajwe n'umukunzi wacu nanjye iki cyerekeranye n'abantu bari gupfa aho ngaho wenda bari hujya ugire n'ubutumwa wenda waha abantu bizera bashobora kuba bahereye muri ibyo bihugu ese bareke kwizera bareke gusenga kubera ko babona bya bihugu bisa nk'aho ari byo byadushishikarije kwitabira iyi myizerere itandukanye tubamo n'amadini bareke kwizera kubera ko babona ibyo bihugu nabyo hari ibyo byagiye bivuga cyangwa se byashishikarije abanyarwanda kwizera n'abandi bantu biri kuviyora ahubwo amakuba n'ibyago nibyo bituma umuntu yizera kuko ihita kubona noneho ubugiye muri pratique kwizera rero ntiyizerwa umuntu wizera umwana w'umuntu ahubwo avumwe ahubwo bituma ijambo ry'Imana ryo ryakomerera muri wowe kuko usigarana n'Imana yonyine nta wundi muntu musigarana hanyuma rero bari abantu barajya bakomera mu kwizera hanyuma banashikame ku Mana yabo hanyuma rero amoko ngira ngo ibyerekeranye n'uvanga amoko acike burundu ngira ngo nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame mu mirongo y'imiyoborere yashyizeho FPR imaze gufata igihugu icyo kintu nicyo yahereyeho kuko ntabwo bari kuyobora igihugu cy'ubwoko nta n'igihugu cy'ubwoko dufite yabihereyeho afata murabizi neza ko mbere ndetse byabaga no mu marangamuntu mu byangombwa biranga umuntu habaga harimo kuvuga ubwoko bwawe uri umuhutu uri umututsi uri umutwa niyo moko yakunze gukoreshwa mu Rwanda ariko imiyoborere yaje kubaho muri leta y'ubumwe bw'abanyarwanda baje kugerageza kugira ngo ibyo bintu bive mu mitima y'abantu ahubwo bazana izindi sorwa harimo ndi umunyarwanda kugira buri muntu wese abanze yumve mu gihugu kuko iyo bitaza kuba gutyo hari no kubaho ibintu bigiye bikomeye kuba abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi bano kuvuga ati dore babahutu batwiciye bakaba banihorera ariko leta yabifatiye ingamba zo kugira ngo ubwo bwoko bubanze bubure ahubwo haboneke ubwoko bw'abanyarwanda hanyuma bitongera kugaruka nubwo wenda abavuga ngo ubwoko buragaruka mu gihe cyo kwibuka ntabwo bugaruka mu gihe cyo kwibuka habaho gupoenta ngo uriya ni umuhutu ngo uriya ni umututsi ngo uyu ni runaka imvugo gusa itakibagirana ni uko ari jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ariko ntabwo babigendereye kugira uwo byibasira ngo uriya muhutu runaka wakoze ibi ngibi ku cyabikoze byagenze gute ndetse n'abagerageje kuba barakoze ibyaha barabyemeye baranabisabira imbabazi ndetse leta inabaha imbabazi noneho rero hari ibintu nshaka kuza kubabwira hari ikintu nshaka kuza kubabwira kubatutumbisha umwuka muri igihe cya none abanyarwanda babanye mu mahoro bakongera gututumbisha umwuka ugendanye n'amoko abo bantu rwose bo nta nubwo turi kumwe nabo ntabwo turi kumwe nabo kubera ko njye mbona ko umuntu wiringira ubwoko ameze nk'umuntu wiringiye amategeko Bibiliya ivuga ko abiringiye amategeko ari nk'ibivume
ari mu Bagalatiya mu gice cyawo cya 3, abantu biringira ngo amategeko bakiringira imirimo itegetswe n'amategeko batiringiye Kristo, abo ni ibivume. Ku nyungu rero z'abantu ku giti cyabo nibo bashobora kuzana ayo matiku. Ariko ubundi ku nyungu z'abanyarwanda rusange, hashize imyaka 32 abanyarwanda bari kumwe babanye neza, ibikorwa byose bikorerwa, barakorana mu kazi, barashyingirana, babana mu madini, babana mu mashyirahamwe, bakorana muri business zitandukanye, kandi ntagire uvogera undi, ntagire n'ubangamira undi. Uvuga ngo iyo uzanye kiriya kintu ugashaka kwigira icyo utari cyo, buriya nyankunda amagambo nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda akoresha. Ubushize ari ibintu bibiri yavuze, avuga ngo iyo ugiye hanze wuriye indege, igeze barakubaza ngo urubuye bwoko. Sinzi impamvu abantu bakunda ibintu bipfuye. Arongera avuga kuri bariya amarasoneri baje muri Kongo, b'abacancuro baje gufasha leta ya Kongo mu kurwanya M23. Icyo gihe ndibuka ko ari muri cya gihe bafatwaga babanyuza mu Rwanda. Icyo gihe nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yabikomansa avuga ati se by'ukuri ubahamagara we nibagera muri Kongo bazatoranya bamenye ngo twaje kurwanira ubwoko runaka, twaje kurwanira ubwoko runaka. Buriya Kagame ni umuyobozi, kandi noneho ureba kure, ushishoza. Kuko nta gihugu wenda ufite ubwoko yabugumisha iwe, ariko nta gihugu cy'ubwoko gihari, ni igihugu cy'abanyarwanda. No kuvuga ngo ni ubwoko ukabizana ukagira ute, ngemba numva ushobora kuba uzi n'icyo uvuga n'icyo ukora. So rero icyo navuga ni iki, uwo bitareba ajye yirebera hasi, ureke uvuga ubusa avuga ubusa. Kuko muri Zaburi igice cya 1 niho havuga ngo umuntu udakurikiza iki imigambi yabaye, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ndiyicarane n'abakobanyi. Ahubwo ngo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa n'ijoro. Uburenga azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, kandi ibibabi byacyo nticyuma. Ngo ibyo azakora byose kizamubera cyiza. Ni ukuvuga ngo ukina politike agakora politike y'amoko cyangwa ivangura iryo ari ryose, ubu azatsindwa rwose. Ndabibabwira, ntabwo ndi umunyepolitike, ariko nkurikije ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rishaka abantu baba umwe, bakaba hamwe, bagakora kumwe. Noneho rero azatsindwa. Ikindi kandi nta hantu hamwe nabona ubwoko ntibugira salere. Nta hantu mu kazi habaho salere y'ubwoko. Wenda ngo bavuge ngo ubwoko runaka ngo wowe mufite salere, uhemberwa akazi ukora, ugahemberwa diplome ufite, ushyirwa mu mwanya utahashyiriwe ubwoko, ahubwo ushyirwamo kubera ubushobozi ugize ute ufite. Rero ngewe niba nta mushahara biguha, abantu bakaba bibereye mu bintu byabo, abantu bamaze kumenyerana, barakora business, umwe arandura service akamuha linki, ukabasha kugira iyo guha umuntu linki, ntabwo reba ngo ura n'umuhutu, ngo ngiye guha umuhutu linki, reka abanyarwanda barabana, nta kibazo bafite. Ntabwo uvuga ngo ngiye guha umututsi linki, ahubwo wamugize umuvandimwe, ku ishuri muba muri abavandimwe. Ariko noneho kubera za nyungu twavuze, abanyarwanda bagomba kwirinda. Guhera ku gihe cy'ubukoroni, kera ku bw'ubwami, abakoroni nibo batangira gucamo abanyarwanda ibice kugira ngo babone uko bayobora. Bakaza kongera kubateranya ati nyamara muramenye ibi n'ibi, bigatuma abanyarwanda bamwe bahunga igihugu kubera iyo mpamvu. Hanyuma politike nayo igiyeho ati dore uko imeze, umwanzi w'umuntu n'uyu dore uko imeze, bikaza gutuma abanyarwanda bicana, hagakorwa jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Nabwira abanyarwanda ngo mwirinde ibyo byose, si inyungu z'ubutegetsi cyane. Urumva wowe uri umunyamakuru, ubu ndamutse ibyo bavuga by'amoko tudahuje ubwoko, ukaba uri umuhutu nkaba ndi umututsi, cyangwa umuhutu ukaba umututsi, ko turi gukorana ikiganiro hano ngo utwaye iki? Ni ukuvuga ngo ni ukubura inkomoko buri cyerekezo. Ngiye mbona ari umwuka w'abadayimoni uri muri abo bantu bitagombye amashuri afite. Ni umwuka w'abadayimoni,
kandi uwiringiye amoko ni ikivume. Nuzakora politike ashaka kuvuga ngo arayobora igihugu, arashaka gufata igihugu, arashaka kugira gute, akaba afite ikintu cyo gucamwa abandi bice ibintu by'amoko, ntibizamuhira. Nuzagambirira gutsemba ubwoko runaka, nawe ntibizamuhira, kuko Imana ihagarariye ubwo bwoko cyane. Ushobora no kubiha wowe bigambira atari kuwatsemba ubwoko. Ninde muri kumwe muri uwo mucyo se? Ninde muri kumwe? Ninde utazi yari kuva niyari kugeza? Ninde se utarabonye ishusho zitandukanye? Nuvuga ngo ibyo bintu ndashima Edi gusenga aho turasenga, ariko iyo dusengera no kugira ngo Imana idukomereze amaboko kandi igumye ikomeze ubuyobozi bwacu bw'igihugu no kumya kubana nabo no kubayishurira kugira ngo hatagira icyakomoka aho ngaho cyangwa igishakwe, kubera ko tubona ko ibyo byose bizanwa n'amapolitike y'Israeli ngo cyahoze ngari igihugu. Ubundi nguko natwe turi ubwoko bwatoranijwe. Buriya umuntu wese noneho nyuma ndakiri umugiriki cyangwa se umuyahudi cyangwa se umedi cyangwa umuki, muri Kristo Yesu twese turi bamwe, twaratoranijwe. Hanyuma Israeli yagize umugisha, ariko bavuze Israeli ni umwuka w'Imana wagendagendaga muri we. Nimba umwuka w'Imana aragendagendaga muri icyo gihugu, hanyuma abari mu gihugu bagatandukira, ntabwo bizakuraho ko bazahura n'amakuba. Ntabwo bizakuraho ko icyo gihugu kizahura n'amakuba, kuko bashaka kuba barataye iby'umwuka bakajya mu by'umubiri. Ariko nimba bakiri mu by'umwuka bazatsindishirizwa, nicyo twavuga. So reka tuvuge bene kuri iki ngiki cyerekeranye no kuvuga ko abantu bari gupfa. Ngira ngo cyo n'abantu bigeze bampamagara bavuga ngo muri gusengera musengera abantu bari gupfa mu bihugu hirya no hino. Buriya rero hari ikintu njya mvuga, ariko abantu wenda bashobora kunyumva nabi. Ubundi urupfu nta muntu rwihamagarira, nta n'umuntu ukunda urupfu uretse kubona urupfu rukugezeho, ariko nabwo ntiwanaruhagarika. Nta limite y'urupfu ibaho kuvuga ngo wenda ngo runaka ngo ndaze gupfa, ntibishoboka. Ahubwo n'abapfu bica abapfu, kuko nabo ngabo bica abantu nabo nyine ni abapfu. Nta bapfu bari kwica abapfu bene babo, kuko twese tuzapfa, turi monde kadavere. Hanyuma rero gusenga byo nibyo, ariko ntidusengera uwapfuye, kuko amasengesho y'isi y'uwapfuye araza kugira ati ntabwo wasengera uwapfuye nyine aba yapfuye, nta byarangiye. Kandi by'ukuri hari ubuzima abantu basangiye butazanahinduka bwerekeranye no gupfa. Aho ikintu navuga hano ku byerekeranye n'abantu bari gupfa, hari amagambo Yesu avuga ku byerekeranye n'igihe cyo kugaruka kwe, avuga ishyanga rizatera ishyanga, hari ibintu bizaba bikomeye n'ibiki. Ibyo byose bigendana n'ibintu by'urupfu. Yavuze ko abantu bagomba guhora biteguye. Yaravuga ngo abantu bitegure. Kwitegura rero ntabwo ari ukurunda intwaro kugira ngo uzabashe gutsinda, ahubwo kwitegura kuvugwa ni uguhora uri muri Kristo Yesu. Ukaba uri muri Kristo Yesu ntateka bazagira bate, bazacirwa. Ubu buzima turimo bwo tuzabwamburwa, buno turimo bw'umubiri. Nge Apotre Anastase uri kuvuga ndiho none aho urukundeba, ariko ntabwo umubiri wanjye uzahora ubona. Ni ukuvuga rero ahubwo icyo ngomba gukora ni iki, nta ntwaro ndaza gushyira hariya kujya gutangana musimbi, kuko n'uwibeshya gutyo ntabwo byashoboka. Ahubwo ikirashoboka cyo ni ukwiyegurira Kristo no kwakira ibyo Kristo yaduhaye. Buriya ngavuga ngo nta nubwo Yesu yigeze akuraho urupfu, nubwo yapfuye akatubonera gucungura kwiteka, akatuzurana nawe. Icyo ni cyo bita umuzuko, ko nta muntu uzazuka atapfuye. Iyo wakanye urupfu rero cyangwa tugahunga urupfu, nubwo kurwakira nabyo ari ikintu kigoranye, tuba duhakanye n'ubwami bw'Imana. Mbo urupfu rw'akarengane runabaho, ariko se ninde wundi wakurenganira atari Imana? Ntawe. Ahubwo gusa mbo icyo nabwo ibyahishwe bivuga ku gice cya 14 umurongo wa 13, baravuga ngo hahirwa bapfa bapfiriye mu Mwami. Nicyo gisubizo ngo baruhuke imirimo n'iki n'imihati. Urupfu rwari rwose rwakubaho rwatubaho, abo bantu bagumye bishyire mu Mana ko nta mahoro isi ifite. Kandi umuntu wabyawe n'umugore arama igihe gito cyuzuyemo umuruho, ubundi agakenyuka. Si uko tutababara, ariko wababara ntagire icyo ukora. Charles ngira ngo icyo kintu kirumvikana. Katujye ku kindi tunasoza. Hanyuma rero dusoza, ni ikindi nabwo Apotre mukomeze kujya musengera igihugu cy'u Rwanda amoko acike burundu, kuko bigaragara ko hari abayagira intwaro mu nyungu zabo. Buriya urakoze cyane Edi
Edi arakoze kino kintu cyerekeranye n'amoko ntabwo ubundi nagombye kugira icyo mvuga ku bintu nk'ibi ariko nabwo ndi umuntu kandi abakunzi bacu bifuje ko hari icyo twabivugaho ntabwo nje hano kuri kamera nje kubwira ngo ndi ubwoko runaka ntabwo ari igisobanuro ndaza guha nta n'icyo binamaze nta kimaze igitegura nkubwiye ubwoko navuga ko ndi ubwoko bw'Imana uko nabyawe n'Imana napfuye ku muntu wa mbere noneho rero njya mu muntu wa kabiri ntakiri umuyuda cyangwa umugiriki ibindi byo byerekeranye na politike yo gucamo abantu ibice ngira ngo ntabwo ari politike izanwa n'abanyagihugu abayoborwa cyangwa se n'abanyarwanda iyo politike ngira ngo wenda n'ubu ntaza kubijyamo cyane n'ubundi ni politike itangiye ku nyungu z'imiyoborere abajya biga amateka bavuga ko abanyarwanda bahoze kera bafite amoko y'abatsobe bafite abanyiginya bafite abasinga bafite abazigaba bafite abega bafite abagesera niyo moko na za Uganda y'amoko arahari n'ibindi bihugu birahagira na tribes z'abantu aho bagenda bakomoka ariko kuza gukora iriya division yo gucamo aba bantu ibice bigeze kuri 3 ku nyungu za politike yari iriho kugira ngo abantu babone ko baryana ngira ngo ni ikindi kibazo gikomeye ubu nta muntu wigeze avuga ngo ndasabye ngo mvuke nitwa runaka nta muntu usamwana izina nta n'uvukana izina ahubwo yitwa izina nuko yavutse nta muntu wavutse yasabye ngo nge nzavuke nitwa ubwoko runaka nta n'agaciro ibingi byo binafite ngira ngo guhera ku gihe cy'ubukoroni ariko tubona amateka twiga ndaza kuyashyira mu bice bibiri hari uburyo bw'ubukoroni ariko harimo n'imbaraga za Satani kuba mu gihe guhangwa igihugu cy'u Rwanda harabayeho abakoroni kugira ngo bayobore abantu hari uburyo abantu bari bayobewemo kandi aba bayoboye nta kibazo babatwaye banameze neza nubwo abantu bari batarajijuka cyane abirabura bari batarajijuka ariko abazungu avuga ati kugira tubakoronize reka tubate partage mu bice bigiye bitandukanye ayo n'amateka abantu bose biga ariko ayo mateka yaje kusigara ari umudayimoni w'intwaro umwuka mubi usigara nabwo mu bahirimbaniraga ubutegetsi bo barabyimika banabigira nk'aho ari ibintu bikomeye cyane aribyo byaje kugira ute ngira ngo mwaje kubona umusaruro wabyo mubi ingaruka zabyo z'amoko gucamo abantu ibice kwita umuntu ubwoko runaka ngo ngende runaka byaje kuguzana ingaruka mbi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda mu mateka atazibagirana bibyara jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 impamvu kino kiganiro ngivuzeho nuko Edi cyangwa se n'abandi bagiye bambwira ngo ngire icyo bivugaho ntabwo ndi kuvuga ibintu bishyashya ni ibintu abantu benshi bazi ari ngira ngo ikintu cyerekeranye na jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ari nayo yazanywe n'ikibazo cy'amoko ku nyungu za politike mbi n'uyu munsi ngira ngo biri mu bintu bitazava mu gihugu bitazavaho uko buri gihe buri mwaka tugira kwibuka ngarukamwaka abantu bumva kwibuka atari byo cyangwa se abandi bakavuga ati kwibuka ni ibiki n'iki ngicyo ntabwo byabura kwibukwa nyine ko ni ikintu kiri terrible cyane kandi ni icyaha kiri international kidasaza noneho kandi jenoside ni international kuko iyo twiga mu mateka tubona jenoside uretse jenoside yo mu Rwanda jenoside yindi yigeze ikorwa ikorewe abayahudi ngira ngo jenoside yo igisobanuro cyayo kirazwi n'abantu benshi bajya bacyumva ntabwo ndaza kuvuga ngo jenoside ni iki ariko birumvikana ntabwo jenoside ari ubwicanyi nkuko bajya bisobanura ntabwo ari ubwicanyi busanzwe ntabwo ari intambara ahubwo babyita jenoside yo harimo gutsemba kandi hashingiye ku bwoko hashingiye ku idini hashingiye ku biki ibyo ni ibisobanuro buri wese arabizi ikindi cyifuzo cyatanzwe n'uwica Charles cyangwa se Charles
Karoli, ntabwo irindi zina rye ntabwo nivuga, ariko yaragize, yaravuze ngo Apotre turagukunda, mu biganiro by'ijambo ry'Imana utanga biba ari ukuri. Urakoze cyane Charles, niba ubona ko ari ukuri kandi ukuri kuzagukiza. Rero turifuza ko niba bitakubangamiye wazajya ukora ubusesenguzi no kuri politike y'imiyoborere y'ibihugu, ndetse ukavuga no ku ntambara ziri kubera mu bihugu bitandukanye zikambura abantu ubuzima. Urakoze Charles, ku cyifuzo cyawe. Icya mbere nawe ndagushimiye kubera ko ubwo niba warabashije kumenya ko ari ukuri, nawe amenye ukuri. Urumva Charles afite ahageze, afite ibyo yumvise mu cyigisho cyacu, kuko yabashije gushima ukuri kuri mwaziranyigisho. Kandi koko bakunzi bacu, bantu mu nyumva, ndagira mbabwire muri umugisha wanjye, ariko nawe umugisha wanyu mu byo ntwaye Imana yampaye. Ntabwo nigeze ngambirana rimwe ko nzabeshya, kandi nta nicyo kubeshya mfite, ahubwo mfite ukuri kuri muri ngewe, kutari ukwanjye ahubwo kwa nyir'ijambo. So rero niyo mpamvu sinabica impande, urwanya ukuri we azatsindwa, ariko ugushima nawe azagutsindira. Hanyuma ikintu rero Charles yansabye ikindi kintu gikomeye, ariko sinzi, yambwiye ko nakora ubusesenguzi ku byerekeranye na politike y'imiyoborere y'igihugu, ndetse ngagira n'icyo mvuga ku byerekeranye n'intambara ziri kuba mu bihugu bitandukanye, bigatuma abantu benshi bamburwa ubuzima bwabo. Buriya Bibiliya iratubwira ngo mube maso, ubundi nta kintu na kimwe kiri kuba gitunguye Imana. Mu ruhande rumwe navuga ngo ibyo wansabye kugira ngo nkore ubusesenguzi, hari aho bijya guhurira n'ijambo ry'Imana no mu buryo bw'ubuhanuzi, ariko nabwo hari n'ahandi bijya guhabana n'umurongo ndimo cyangwa se mfite. Kuko ni ukuvuga ngo ubusesenguzi bwa politike rimwe na rimwe, ndetse n'abantu bayijyamo muri politike mu gihe tugezemo cy'imiyoborere y'ibihugu itandukanye, hakaba igihe uvanga amasaka n'amasakaramentu, kandi wanyerera ukaba ufite ibyo ukomerekeje. Rero gusesengura, ndi umusesenguzi nk'uko nabibabwiye, ndi umunyamakuru nubwo ndi umupasiteri, ariko ndi umunyamakuru uko narabyize, nubwo byo nta nabyinjiramo nk'umwuga, ariko nta n'ibikomeye nteganya gukora birenze ibyo nkora, ko focus yanjye cyane ishingiye ku ijambo ry'Imana n'imyizerere. Cyakora nabihuza ngira ngo mpugure abantu, ariko politike yo ifite ukundi kuntu. Urabizi neza ko wenda icyo navuga ku byerekeranye n'isesengura rya politike, ntabwo nshaka kuvuga ko abanyamakuru cyangwa abandi bantu bose binjira muri politike bagira icyo bivugaho, ntabwo nshaka kuvuga ko ari ababeshyi, ariko ubundi mu buryo busanzwe politike ntabwo ikurikiza ukuri. Akenshi ntikurikiza ukuri, iyo unavuze ukuri byaba ikibazo gikomeye, kubera ko igira indi mirongo yayo migari rwose. Leadership ni ikintu kigari y'imiyoborere, kuko ntabwo wagira ukuri ubundi tugira ni kumwe. Ntabwo politike yaba ukuri ngo n'ijambo ry'Imana ribe ukuri. Politike ni mécanisme de défense yo kwirwanaho, cyangwa se intelligence, la capacité de s'adapter dans la situation nouvelle, ariko ntabwo bikurikiza ngo biba ari ukuri. Ukuri tugira ni kumwe, ni ijambo ry'Imana. Rero kugira ngo n'abantu benshi babone views cyangwa se bamamare, nuko politike bayishyiramo ikinyoma, ko bagira ubusesenguzi muri yo. Ariko ntabwo mbacira urubanza, gusa nguko Charles yanabimbwiye, yambaye n'urugero arambwira ati hari abandi benshi, hari abapasiteri, abapotre ubu muri iki gihe cya none bayobotse gusesengura ibyerekeranye na politike. Abo ngabo rero bayobotse kubisesengura, navuga ngo courage kabisa, baraba bigumyemo gutyo. Ariko nabwo buriya hari ibintu umuntu atavanga bigeze kuri Bibiliya. Ubundi Bibiliya hari ikintu Pawulo yandikiye umukuru w'itorero bita Timoteyo, mu rwandiko rwa kabiri yandikiye Timoteyo mu gice cya 2 umurongo wa 4, yaravuze ngo reka tuhasome wenda kugira ngo binumvikane, bize gufasha abandi bantu. Harebe tuhasome, yego, hanyuma tunabihurizemo ibintu bya politike.
ari ibindi bintu bigari kuko iyo umuntu ashatse gufata intambara politike nayo niyo ariko nishyushya mutwe ku bantu bamwe hari aho bidafitiye umuturage akamaro cyane ko iyo bijemo ukuri urakumenya ariko iyo bicemo ikinyoma nacyo biramuyobye. Reka turebe runo rwandiko nibwo ndaza gushingiraho nk'uko mbabwira ndi intumwa. Pawulo yandikiye Timoteyo, intumwa Pawulo ahugura Timoteyo kwitanga amaramaje niko umutwe w'amagambo uvuga. Aravuga ngo nta waba umusirikare kandi ngo yishyire mu by'ubugingo ngo abakinejeje uwamwandikiye ubusirikare. Ni ukuvuga ngo ubundi hari ibintu niba ndi mu mujyo wo gusobanura no gusesengura iby'umwuka, sesengura ubuntu Kristo yatugiriye nabyo ubwabyo abantu bari babyumva, ngajya kuvuga n'uburyo ibihugu biri kuyobora cyangwa bitari kuyobora, ari ibintu ndaba ninjiyemo kandi bitari byo. Urano mu mapolitike ya leta nyine muri icyo twise politike nabwo hari aho bigenda bihabana kuko uba winjiye muri kariyeri itari yawe, kandi buriya umuntu yinjiye muri kariyeri itari iye buri teka arasobanya. Iyo usobanyije rero ubwo ingaruka nyine urabizi neza Bibiliya kitubwira, nta mutegetsi utwarira inkota ubusa, ahubwo ngo iyo urebye nabi ayigucisha ku ijosi. Ni ukuvuga ngo umuntu uri muri politike ajya kugira akantu ko kujya guhabana n'ibi ngibi ndimo, kuko iriya mekanizme ye buriya buryo bwe processi ze de façon que uko akora bijya guhabana gakeya n'ibyo ndimo. Ikindi buri muntu wese wenda reka tufate nk'urugo rw'umuntu uko ayobora, buri muntu wese afite uko ayobora urugo rwe n'ukundi yatanze imirongo. Buriya rero n'ibihugu iyo ugiye mu cyo bita leadership ari nacyo abantu benshi bazapfa. Uwo kabwira umuntu ngo yobora gutya cyangwa agombye kuyobora gutya cyangwa byagombye kugenda gutya, iyo utari muri iyo kariyeri buri teka uhinduka ikibazo, kandi wahinduka ikibazo ukaba ugiye kurogoya, ukaba ugiye kugira ibyo urogoye, kuko ntabwo wajya mu bajiji utari umujiji. Kuko niba utari muri politike ngira ngo nigeze ngira igihe cyo kuba mfite ibyo nakoraga kandi nanabikoze neza mu gihe cyabyo ndi mu nzego za leta. Icyo gihe nari ntari umupasiteri, ariko noneho icyo gihe nyine nari mfite ubusesenguzi nakora unyohereje kuri tere cyangwa se kubwira abandi bantu uko buri muntu wese asobanura ibyo arimo. Ariko muri igihe cya none kubera ko iyo kariyeri atari yo ndimo, ngiye gusobanura nabivanga ngira n'abandi bantu inama kugira ngo tujye tubyirinda. Uzajya kumva wumve ngo abanyamakuru bamwe ngo bagize ibibazo, ngo babafunze, ngo bagize batya. Burya hari igihe winjiye muri kariyeri itari yawe bigatuma uza kunyerera cyangwa gatandukira. Ikindi wenda nabivugaho kugira ngo nkore ubusesenguzi nk'ubwo mu gihe numva mfite ibitekerezo natanga cyangwa se mfite ibindi nafashisha abandi bantu, kuko nabyo no kubaka sosiyete y'abantu cyangwa sosiyete y'igihugu urimo, mbikora mbisabwe n'inzego zibifitiye ububasha kugira ngo ndaza kuzivangira. Buriya nga leta iguhaye kavuga ati tukeneye kuhugura abaturage kuri ibi bintu n'ibi, bakaguha uwo murongo, ukaza kubona uwo murongo ntacyo utwaye cyangwa ukomerekeje ku yindi kariyeri urimo, ngira ngo wabikora. Ariko wowe widumbukije mu gihe gusobanura ngo politike y'imiyoborere y'ibihugu, ubu ugiye kuba gashoza ntambara. Ikindi kandi hari abanyamakuru nabo babifite muri kariyeri yabo, ariyo focus gusobanura, yumva ko abantu basobanurira ibyo. Urumva rero icyo navuga, twebwe abamaze gusobanukirwa abanyarwanda twirinde kwijandika mu bitatureba. Nagira nuzana bene ibyo bintu yaba ari ku ruhande rwa adversaire, mujye mubyamaganira kuri kubwira ngo muri mu gihugu kimeze gutya cyangwa se biki cyangwa se akagira nabwo n'uwo byatobokamo ari umutegetsi nawe akazana ibyo ngibyo, ngira ngo abacungiye bugufi. Ariko ntabwo ari byo. Abanyarwanda turi ubwoko bw'Imana, turi abanyarwanda. Ntabwo rero ikintu cyerekeranye n'icyongera gusubiza igihugu mu icuraburindi umuntu wese yagikenera. Urakoze rero Edi, turimo turasenga kandi Imana irinze igihugu cy'u Rwanda, irinze n'abanyarwanda, irinze n'ubuyobozi bw'u Rwanda. Nta gikuba cyacika, abanyarwanda barabanye, ntabwo umubano wabo wahinduka. Mukomeze musengeshe umwuka iteka kandi mutware intwaro z'Imana nk'uko Pawulo yabivuze mu Efeso, ariko gakiza, hanyuma kugira ngo tuzabashe kubona uko turasa cyangwa se imyambi ya wa mugome Satani. Umwami Imana
abaho umugisha abakunzi bacu ibyo mwari mwateganyije ko tuvugaho tubivuzeho kandi aho naba mvuze nyine bitari byo ndi umuntu nyine ariko nibyo nababwiye ko ubusesenguzi muri kariyeri utarimo hari igihe bitera ikibazo ariko icyo nzi cyo Imana iri kumwe natwe mahoro. Turabashimiye cyane rero niba wakurikiranye ikiganiro wibuke gukora subscribe niba utarayikora. Ikindi kandi iki kiganiro kugisangiza inshuti zawe, kugisangiza abandi bantu bose bakunda ubutumwa bwiza, bakunda ijambo ry'Imana, ngira ngo nta kibazo byateza. Rero nanjye na Ngiro Thierry mukomeze kugira amahirwe n'imigisha.